So kampani yacu yitwa NCGR, ifite ofisi Rwamagana, niho dukorera, ni naho haba ituragiro cyangwa hacari. So tugira inkoko rero yitwa Tetrasupa, ariko ni inkoko mberabyombi, bivuze ngo haba harimo inkokokazi n'amasake. Ni inkoko imeze nk'uko tuzi Nyarwanda kera zabaga zimeze, ariko ikaba yikubye inshuro zirenga enye mu musaruro w'inyarwanda yagiraga kera. So urumva ni inkoko y'amagi n'inyama ziba zivanze. Ikindi iyo zivutse aba ari umushwi w'umunsi umwe, twe niwo dutanga kuri kampani. Iyo ushaka izikuze z'ukwezi 2-3 tuguhuza n'aborozi bacu baziguze, baguze iz'umunsi umwe bakazikuza, baba bazifite, ukagenda ukabagurira. Ariko twebwe wishyuye kuri kampani tuguhereza umushwi w'umunsi umwe ukawukuza, ukabikora nka business, nawe zagira ukwezi cyangwa igihe runaka wifuza akajya kuzigurisha. Ikindi iyo zivutse inkokokazi ziba zitandukanye n'amasake, ntabwo biba bisa. Bivuze ngo uramutse ushaka n'ubwoko bumwe bw'inkoko, inkokokazi gusa, amasake gusa, nta kibazo. So ikindi inkokokazi iyo zivanze tuguhereza 60% aba ari amasake, 40% aba ari inkokokazi. Iyo zivanze cyangwa ari inkokokazi gusa ushaka ni 1150 ku mushwi umwe. Iyo ari amasake gusa yonyine ushaka ni 1350. Iyo wishyuye si ngombwa ngo wishyure full paid, wishyura nyine amafaranga ufite, ukabukinga umwanya, ugafata umwanya wo kuzibona hagati y'ibyumweru 2 na 3 wafashe umwanya wabukinze. So ikindi dukora delivery. Iyo mwishyuye tubakorera delivery tukazibagereza ku kiraro. Dukora delivery buri wa 5, umva ni inshuro enye mu kwezi. So inkokokazi yayo iterera amezi 4 n'igice bitangiye gutera, umva ko ijya kumera nka Iza Brown. Igatera amagi byibura hagati ya 260 kugeza kuri 280 mu mwaka wose. Amasake yo rwose arakura kurenza inkoko yose yindi wabuze. Iyo wabuze yose amasake ya Tetra arakura cyane. Akaba ari inkoko yihanganira indwara, igira resistance cyane. Akaba ari inkoko yitorera, ibaho nyine mu buzima bwo mu cyaro bisanzwe kandi itarwaragurika ngo ipfe. So ndumva ari ibyo. Ikindi nyine wishyura kuri kampani, wamara kwishyura kuri kampani ukaduha message, nta kindi tukakumenyesha itariki. Ari bivugana ko ni nacyo cyanyuma aho tugiye kureba kuri service z'ubworozi nyine bw'inkoko, ariko no kuzongerera agaciro kugira ngo zizatanga nyine n'umusaruro. Ushaka kubikoramo business iyunguka, ariko natwe tujya kwirya imeze neza kandi inafite ibiro nyine birumvikana imeze neza cyane. Aho nanageye muri kano kanya abandi kumwe n'uyu umunsi ku munsi, akaba ari Bwana Ndahimana Elias, akaba ari umuyobozi wa NCGR Limited. Twakaze mu kiganiro cyacu Bwana Elias. Murakoze cyane. Yes, kirango udufashije muri iki kigo cyanyu, nubwo nyine bivuze nk'ubibonera inyuma, izo service ni izere ko tunabihuza naho igitekerezo cyavuye n'uruhererekane rw'izo service. Murakoze. Dukora ubworozi bw'inkoko ariko mu buryo bw'umwuga niko navuga, kandi bunoze, kugira ngo dushobore guha abanyarwanda serivisi zijyanye no kubona imishwi y'icyororo cyiza gituruka ku nkoko zitwa parent stock. Tugira rero ubworozi navuga bw'inkoko z'ubwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere tugira inkoko bita broiler zishobora gutanga inyama mu minsi 45, ariko tukagira n'ubundi bworozi bushya twazanye mu Rwanda bw'inkoko bita Tetrasupa. Ariko igitekerezo nk'uko warumbwiye cyaturutse ko mu by'ukuri mu myaka yashize za 2010, 2015 yewe za 2018 ubworozi mu Rwanda bwari buri ku rwego ruto cyane. Bwari ku rwego ruto, ariko ugasanga uko byamera kose dushobora gukenera ko dushobora kubona inyama z'inkoko tuziyororeye zidaturuka hanze, kuko iyo zavuga hanze wasangaga ari ibintu bihenda abanyarwanda cyane. So rero dumaze kubona ko izo service u Rwanda tuzikeneye, nibwo twatangiye umushinga wo gukora ikintu nakwita cyitwa hacari cyangwa se ituragiro.
bivuze ngo naho dushyira ni amamashini dushyiramo amagi hanyuma tukaba dushobora kubona imishwi ariko tukibitekereza mu by'ukuri dusanga ni inzira ndende kugira ngo tubigereho kubera ko byari bifite icyo bidusaba kugira ibigo ushobora gukora nabyo biguha ibyororo byizewe ku rwego rw'isi hanyuma ukagira ayo mamashini ukagira n'uburyo bwo kuderivaringa ibyo bintu byose muri rusange ibisabwa byose kugira ngo ushobore kubikurikirana noneho ariko ugambiriye gutanga inkoko y'ubwoko bwiza ku mworozi muri rusange mu by'ukuri nta gitekerezo cyaturutse cyane cyane byari uko tutari dufite urwego rw'amaturagiro ruhagije mu gihugu ariko kandi dusabwa ko tugomba korora inkoko kugira ngo tuzibone mu buryo buhagije. Yego urakoze nyirago nabigarutse zaramigeze kugera hoteli nigeze kujya bimwe bamwe ngo bakoresha inkoko zivuye South Africa ndibaza mu Rwanda ntabwo dufite inkoko kuri standard ku buryo abantu bagendera muri hoteli bakonsoma inkoko yacu kumva imeze neza biragwenda ikintu kibazo nako kugikomoza niba ari naho bihura n'icyo gitekerezo ariko nyine nkasubira inyuma nkavuga ngo imyumvire yacu natwe nk'abaturarwanda kuri iyo ngingo rugarutseho korora neza kandi kinyamwuga ikindi nabwo ariko arushaho kwibaza ntibihenze uburyo bwanyu. Urakoze cyane uko byahenda kose ntibifite ikiguzi kingana nuko wajya kwikorera inyama uzivana hanze uzizana hano mu gihugu imbere. Biri kuri ya standard se biri kuri ya standard kuko dufite amahirwe yuko mu ubwo buryo hari ibigo bikora ibyo kurya kandi ku buryo bwizewe buryo bw'umwuga bugezweho ku rwego mpuzamahanga buri standard nziza ku buryo tubona ibyo kurya byiza biturutse mu nganda zacu hano mu Rwanda. Ntekereza ko ibyo ngibyo leta yagiye bishyiramo imbaraga kugira ngo ishobore gukemura ibibazo byo kujya kwikorera ibiryo babivana hanze bitunganije ahubwo bikaza gutunganyirizwa imbere mu gihugu. Ibyo nabyo bwari uburyo bwo kureba ese inyama mu Rwanda zishobora kuboneka mu buhe buryo ku kiguzi kingana iki hanyuma ibyo leta ikagenda ibishyiramo imbaraga binaha aborozi imbaraga zo gukora cyane kugira ngo bashobore gukonsoma bya byo kurya babiha amatungo no dushobora kubona ibyo kurya inyama cyane cyane ku rwego ruhendutse ku buryo buhendutse. Ntekereza ko rero ari uwo buryo twabitekerejemo turavuga ngo ni kuki twebwe nk'abantu bari hano mu Rwanda tudashobora kureba ibyo twakora cyangwa se twafasha kugira abantu bategereze kujya kuvana imishwi y'inkoko hanze ikorerwa hano imbere mu gihugu ku bwinshi. Ni ubwo buryo twabitekereje. Yego uyu mworozi abaganye akabasha guhabwa uriya mushwi ese ntabwo heza tugeneje n'indi ikindi uko kugira ngo ayorore ubwe kugira ngo izageze kuri ya standard ushobora kuba ari mwiza meze neza ariko bitewe n'ukuntu waworoye bigatuma utazatanga umusaruro twifuza. Ubwo bujyanama mu muha uko kumufasha no kumukurikirana muri rusange uriya mworozi no mu gihe ari ugiye kubyikorera turamukurikirana turabanza tukamenya ese uyu mworozi agiye korora mu buhe buryo. Hari uworora mu buryo buciriritse bwo hasi buto inkoko 50 10 inkoko 100 abo tubita ko bakiri batoya. Abantu bageze ku nkoko 500 tubagomba kubaha ubujyanama ko dufite abaveterineri bagomba kubashyigikira no gukurikirana amakuru yabo ya buri munsi kugira ngo bamenye ese aborozi bacu barora inkoko gute. Aho ngaho cyane ni ku nkoko z'inyama. So twongeye dutekereza ku nkoko izo nkoko zira nkoko bita tetra wenda abantu bareba ni inkoko ishobora gutanga amagi neza mu gihe gitoya kandi umworozi akabasha kugira inkoko 5 10 ku mbuga none ikindi zikaba zifite umwihariko ko amasake yazo arakura cyane. Amasake yazo arakura cyane ku buryo mu mezi 3 ni isake ishobora kujyana ku isoko bakagwa hagati mu 8 n'10 kandi ugasanga ni ya nkoko ishobora kwitoragurira mu gihe kiri ngombwa. Hari aho wagiye ubona tuzifata mu giturage aho twagiye tuzihereza ku buryo usanga mu by'ukuri ni inkoko y'umuturage wa undi wo hasi cyane kubera ko twatekerezaga mu buryo bubiri izo twari dufite mu Rwanda hano wasangaga zidatera ku kigero cyiza. Turavuga ngo reka tuzane inkoko ishobora gutera ku kigero cyiza ku mworozi wandi wo hasi none wajyanye inkoko 5 10 kwa kundi ku isoko yaho nakayigura ibi ishobora gutera ku gihe cyiza abana mu giturage hahandi babona amagi yo kurya kandi bidasabye ikiguzi kirekire kubera ko usanga umuntu ashobora kuba afite ubutaka wenda ibibanza 2 3 ho mu giturage za Kamonyi za Bugesera hafi y'u Burundi hafi ya Kongo. So ubu buryo bwose ushoboka tukavuga ngo umuturage ari mutafite inkoko 5 10 akashobora kuzigurira ibiryo bikiya ibindi zikitoragurira kandi zikamu umusaruro w'amagi
bituma turwanya ya mirire mibi kubera ko nawe agaciro k'ibyo urakazi ku mwana agaciro k'inyama y'inkoko nakura akazi ku muntu uwo ari wese kandi iyo bifite bigakorwa bitafashe ikiguzi kirekire biba byiza kurushaho. Yego agira ngo birumvikana. Ikindi turabenda ubwitabire yaba ari uramworozi kubyumva no kubona ko aricyo biri kumufasha wenda agereranyije n'uri bwoko bw'inkoko bwari buhari kuko abikora rero ko ati mbonye igisubizo bitewe n'aba bantu. Oya ni igisubizo kubera ko twari dufite ubwoko bw'inkoko wenda navuga buri dio papasi bw'inkoko imwe noneho habaho ikibazo umworozi ntabafite amahitamo. So rero turavuga ngo tugize amahirwe ubuyobozi butwemereye kuzana iyi nkoko kuko nabyo bifite amategeko abigenga duhitamo kuzana inkoko ishobora gutera kare hanyuma bigatuma wa mworozi ushobora kumworohera kwa kundi ari uwagabuye ari uwazirekuye zigatembera akaba ashobora kubona ibyatuma abona ryagi inkoko idakonsoma byinshi. Yego good kugira ngo ikindi nagaruka kuvuga ngo impinduka byo birumvikana ko hari nk'abandi nabo bakoraga cyangwa bakora nk'ibyo umukora hari umwihariko kuvuga ngo tuzane ubu buryo bitanga kandi n'umusaruro. Ikindi nagarukaho ku bijyanye natwe tuzi konsoma nibwo tujya ku masoko kujyanye no kuvuga ngo icyo dukeneye mu ya quality bwa buryohe dukeneye ya nyama ko ni gutangaruka cyangwa kwigi ngiye kugaruka kuri twe abakonsumateri ba nyuma icyo bavuga nk'agashya cyangwa itandukaniro. Agashya nuko izi nkoko zacu wenda nk'amafoto amwe namwe mureba cyangwa se kubura twagiye dufata amashusho y'inkoko usanga akenshi atari inkoko zo mu kiraro. Akenshi ni inkoko iyo umworozi ashimye kuzishyira mu kiraro biba byiza, iyo ashinzwe kuzirekura byiza. Yewe hari n'ababa bazifite mu buryo bw'umwuga ariko agashima kwahira ibyo byatsi byose agashyira muri za nkoko ugasanga zirazo dukunda abantu dukora bya kinyarwanda ni ya nkoko twita ya kinyarwanda. So nibwo byo twatekeje nk'uko mu by'ukuri urabona ko irajya mu ishyamba ikarisha igatoragura ikarya bya byatsi noneho ikongera igasubira mu kiraro. Aho rero urumva ko turaza kubonamo cya kintu twita umwimerere. Noneho na bya bisake byacu biraba binini cyane mu gihe gitoya kuko urasanga isake ishobora gupima ibiro 3.4 mu mezi ane ugasanga iyo nkoko yakuze mu buryo bwo kwirondereza itakujwe n'ibiryo byinshi cyane yakuze mbese mu buryo twakwita ubw'umwimerere ifite nyine uburyo cyangwa cyayo uburyo bwayo urabyumva. Nubwo buryo twateje avuga ngo ku borozi bacu bashobora kutugana kuri iyi nkoko yitwa Tetra mu by'ukuri hariho amahirwe menshi yuko inkoko ishobora gutera kare icya kabiri igatanga umusaruro w'inyama kare kandi mu buryo bw'uko inkoko yakuze atari yandi iminsi 45 tuvuga nubwo izo nazo z'iminsi 45 tuzifite. Hari kimwe twica kwibaza wenda mukorera mu gace kamwe tugana iriya wenda Burasirazuba ashaka kwibaza muri mu majyaruguru Birengerazuba amajyepfo handi atandukanye kugira ngo uburyo nawe bibe byamugeraho uko mukora na wenda n'abaveterineri biyo cyangwa n'abandi bafite umucingano kugira ngo nura nawe bibe byamugera cyangwa ayo makuru be yayamenye. Biroroshye cyane kuko hariho amapublicité nk'aya dukora kabiri hariho abantu dukorana hirya no hino mu gihugu gatatu umukiriya wacu turamuderivaringira inkoko zikamugera ahari bitakugoye ni ukuvuga umuntu ushaka kugura inkoko 500 igihumbi ari Rusizi atubwira aho aherereye tukamubwira ibisabwa hanyuma inkoko zikamugeraho. Kandi inkoko hano hose mu gihugu nta kuvuga ngo harakonje harashyuha yabasha kuhaba. Ni inkoko y'imbera byombi iba ahantu hose. Umuntu uri mu majyaruguru inkoko irahaba, umuntu uri Burasirazuba ahantu hashyushye inkoko irahaba, umuntu uri mu majyepfo inkoko irahaba. Ni inkoko nyine y'imbera byombi niyo mpamvu twifuza kuvuga ngo umuntu ujyanye imishwi izamukira aho ngaho muri iyo klima yaho ngaho ivuye muri demarage babirangiye inkoko biba bisigaje kuyigaburira cyangwa ukayikorera ibindi bisabwa ariko ahantu hose irahaba. Nyango ikindi nagarukaho turi kiganiro kigako bitangwa rya service na service z'ubuhinzi n'ubworozi zimwe muri service zikiri ariko ahantu ugasanga kandi abaturarwanda benshi hejuru mu 3% bari muri ino sector yaba ubuhinzi cyangwa ubworozi. Ubona bigiterwa n'iki kuba twavuga ngo izi service ziracyari inyuma? Ese ni kuri ya muntu ibigo mushinzwe wenda gufasha umuntu yaba ari kumuha ibimufasha yaba mu bworozi cyangwa mu buhinzi? Ese nura muhinzi cyangwa ubworozi turagira imyumvire kuvuga ngo noze ibi ndimo niwe ubworozi bwanjye bunoze niwe ubuhinzi bwanjye bunoze kuko produit fini tweza kutugeraho nk'abakonsulteri banyuma nibwo tukica tugashima tukanenga cyangwa tugashima. Ubona hanini byiterwa n'iki kuba ino service wenda ikiri inyuma? Ese hari cyakozwe cyangwa cyari urugendo?
hari urugendo ariko aho sinabura wenda ku ruhande rumwe gushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ku bintu byinshi igenda ikora. Wenda ntekereza ko dufata urugero nk'icyo cyo kuvuga ngo hano hongere hinjire ikindi cyororo cya kabiri. Icya mbere no guha aborozi amahitamo kugira ngo bino nibyanga abafite choice yindi idashobora gukora. Icya kabiri ni uburyo leta igenda ishyira amafaranga mu mabanki kugira ngo aborozi bashaka korora bashobora kubona inguzanyo kuri make kugira ngo binjire muri wa mushinga w'ubworozi. Kuko mu by'ukuri urebye neza ubuzima bw'igihugu bushingira mu ngingo zimwe zikomeye, ingingo y'ubuhinzi n'ubworozi irimo, kubera ko nibyo bituma abantu bashobora kubona ibyo kurya no kunywa muri rusange. So nkavuga ngo rero leta igenda ishyiramo imbaraga mu buryo bushoboka, wenda hakabaho imbogamizi z'ibiryo bigihenze, ibiryo ugasanga ibiciro biragenda bihindagurika, ariko nabwo ntitunirenganye kubera ko igice dutuyemo nyine kiradusaba ko ibintu byaduhenda, ariko bigasaba ko abantu tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo dushobore kubikora. Kuko urebye mu by'ukuri uzaza kwisanga mu myaka iri imbere tuzaba dukonsoma inyama z'inkoko kurusha izindi nyama zose, kurusha amafi, kurusha inyama z'inka, uzasanga biri hejuru cyane ku nyama z'inkoko. Rero hano niyo mpamvu leta ishyiramo imbaraga ikavuga ngo abantu bafate amafaranga borore, ariko kandi banashaka ku by'amasoko y'ibyo bintu ashobora kuboneka, kuko mu by'ukuri arahari, kuko nitwo tubikonsoma. Urebye neza ubu inyama y'inka iraboneka hashize inkima z'umwaka. Inkoko ishobora kumara hagati y'iminsi 45 cyangwa amezi 3 cyangwa 4, iyo nkoko ishobora kujya ku isoko ikaribwa. Bivuze ngo bizarangira cyangwa se bizasoza ari uko twese abanyarwanda dushyize imbaraga mu kintu cyitwa ubworozi bw'amatungo magufi, kuko bigaragara neza ko ariyo ashobora kuduha umusaruro mu buryo bwihuta. Rero hari igihe bigaragara nk'ahabonetse icyo cyangwa se intege nkeya, ariko tugashimira leta nyine, ikigo Minagri na RAB ko bagenda bakoresha imbaraga zishoboka kugira ngo bashyiremo utwo dushya two kuzana ibyororo bishyashya, cyangwa se gufungura ibigo bindi bikazana amabagiro, ayo maturagiro akaba menshi, kugira ngo ibigo n'abanyarwanda bashobora kubona aho bakura ya produit mu buryo bworoshye kandi bajye korora mu buryo bwiza. Ikindi kimwe hari tuvuga ngo duhinge dusagura amasoko, tworore twihaze dusagura amasoko. Iyi ngingo iva gute ko ngende gusagura amasoko? Izi nkoko mu Rwanda tuzikonsome, ariko nahanze zihage, ariko babone ko iri kuri ya standard bayishakaho. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ni byiza korora inkoko kuko benshi barazorora, ariko se dufite ibagiro twavuga ngo rya kinyamwuga rifite isuku, dushobora nyine kuba ari uruganda rwo kubaga gusa. Yego, ndumva ingingo ebyiri. Icyambere dutekereza nuko dufite amahirwe akomeye iki kintu cyitwa umutekano. Ubundi wagombye gufungura amaso ukamenya ngo ngiye gukora ikintu cyanjye mu buryo burambye, kubera ko nta kindi kintu kinyeganyeze. Icya kabiri cyangwa se icya gatatu, hakaba hariho ikintu cyitwa kubwira umuturage wundi wo mu cyaro, ese ni ukubera iki ashobora kurinda akazajya kugura ikiro cy'inyama cy'7,000, kuki adafata imishwi 20-30 ngo ayishyire ku mbuga iwe, wa wundi ufite ubutaka butoya ahantu ashyire muri ka kazu gato gasanzwe, noneho kugira ngo ajye kugura ikiro cy'inyama ku isoko cya 7, aho ashobora kubagira abana isake mu cyumweru cyangwa mu byumweru 2 bayirya. Icya gatatu, ese ni iki cyatuma atagira inkoko kazi 10 shobora gutera amajya kugira ngo ajye kuyagura ku isoko rimuhenze, aba rifite ku mbuga iwe? Ntekereza ko ibyo ngibyo abantu bamara kubyumva bizatuma icyambere duca ya kintu cyitwa imirire mibi, duca indwara za bwaki mu giturage, kandi ubuzima bw'abanyarwanda dukeneye kubaho neza kuko ubuyobozi butwifuriza. Icyo nicyo navuga, nshishikariza abantu kugira ngo wa wundi udashoboye kujya gukora umushinga munini cyane nagira inkoko 5 cyangwa 10 hanyuma mu giturage, biragufasha cyane ubuzima bw'urugo bwa buri munsi. Hanyuma ikindi warumaje n'ikijyanye n'amabagiro. Mu Rwanda hamaze kugira amabagiro meza rwose ashimishije ku bintu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko, ariko kandi hari n'amakoperative y'aborozi ku rwego rw'igihugu ari gutegura gushyiraho iyo mishinga minini, ku buryo aborozi bamenya uburyo bwo kubagisha cyangwa se gutunganya inyama z'inkoko zikagera ku isoko ziri ku standard. Yes, dusoza imbogamizi nko mu Gihura wenda nazo bari muri iyo sekiteri ijyanye n'imbogamizi wenda. Imbogamizi twavuga ni yuko abanyarwanda batarumva neza ko bakwiye kuko gukonsoma inyama z'inkoko, bakaba biyumvisha ko bashobora kurya izi nkoko zimaze iminsi wenda amezi 3, akumva ko niyo nkoko nziza. Hari no kuvuga ati nge ntabwo narya inkoko itamaze umwaka, tubwo cyaba ari cya kindi bateye ibishinge. Mu by'ukuri turashishikariza abanyarwanda ko
bagomba gukonsoma inyama z'inkoko Yes. kuko nta bundi bugome burimo nta bundi burozi bundi burimo nk'uko bamwe babitekereza. Inyama y'inkoko ni inyama isanzwe. Inkoko iba yariye ibigori byinshi, iba yariye soya nyinshi, iba yariye indagara nyinshi. Ni ibiryo bisanzwe inkoko iba yariye kugira ngo ikure, hanyuma agashyiramo icyo bita amakonsantere kugira ngo wa mwimerere ya nkoko ishobore gukura neza nyine mu gihe cyihuta, noneho inyama zijye ku isoko. Dusoza ntuhagarariye NCGR Limited, ubutumwa ngenda baradukurikiye muri kano kanya, yaba ari abo mukora mu bumwe, yaba ari abadukurikiye baba bakenera serivisi zanyu muri rusange, dusoza imva mutima zanyu. Dusoza cyambere turashimira abantu dukorana. Abantu dukorana baba ari abageza kuborozi bacu ibyororo, turabashimira. Abandi dushimira n'abanyarwanda muri rusange bakomeza kutugana baza kudushakaho serivisi z'ubworozi, turabashimira. Ikindi turashimira leta y'ubumwe, uburyo igenda igaragaza imbaraga, kuduha imbaraga, kudutera imbaraga kugira ngo dushobore gukora ku kazi neza. Turayishimira rero mu by'ukuri ku buryo bwimazeyo, cyane cyane uburyo ireba ikavuga ngo iki kintu hano kirakenewe. Turashimira n'ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB kuko kituba hafi, kikaba kitubwira ngo nimukore ibi bintu kugira ngo kigenzura mbega ibyo dukora, kugira ngo dushobore gutanga ya serivisi nziza. Hanyuma ku mbogamizi, ni ikintu kijyanye n'ibyo kurya, usanga akenshi bizamuka kenshi, kandi inyama y'inkoko ku isoko hano itazamuka cyane. Ariko tutanarenganya nyine ubumwe, leta y'ubumwe, ahubwo tuvuga ibintu bibiri. Tuvuga ngo abanyarwanda ubwacu nitumara kwiyemeza ko tujye gukonsoma inyama z'inkoko, isoko hano rizagenda neza, rizaba ryiza. Ikindi ni uburyo bwo gukora nyine ibintu biri ku standard kugira ngo dushobore gufungura amasoko yacu, inkoko dukora hano mu Rwanda zishobore gukwira no mu bindi bice byacu by'akarere turimo. Yego. Yes, kamashimire cyane Ndahimana Yesu ko mu bitore kino kiganiro, kandi mukomeze no gutuma Umunyarwanda tubona serivisi nziza muri no secteur. Murakoze cyane. Yes.